munsi Kongo na FDL byazataye urunyana bagashwana ko FDL ishobora kuzakura ubutegetsi bwa Kongo ikabushwanya gusa kuko FDL zakora imibare dukora iriya content yuko muri M23 ashobora kwacitsemo ibice nabonye n'abantu benshi bamvumira ku gahera jewe nigiye wibarije muri M23 urumva ibibazo bafite bibahanze barimo kurwana nabyo icyo kibazo mbajije sibyo etipe ya communication muri M23 bambwira ko mu bintu bahanganya nabyo kuko muri Kongo hazamatora ku itariki 20/12 uyu mwaka azaba agomba kuba byanze bikunze ano matora azaba none abasore birirwa bitembera mu ndege bajya muri za state house hako naravuze umuntu ibyihebe bijya muri za presidence gutembera bagiye muri state house ya Mombasa bagiye muri Rwanda urumva aba bantu gahunda yabiriho ni mu bihorere ni kiyasi cyo kumenya ngo bizagenda gutengera igihe ki urumva ariko ibyo barimo barabizi kandi hari bakibamba bafite no plan kuko nta plan nta kintu kiba kidafite umugambi bitameze gutyo rero M23 yabararwanye ngeze nka Uvira nk'abasazi sibyo cyangwa Tshisekedi yarayiteye ese Tshisekedi kari umugabo w'ikirenga ngabo za Kongo akaba yaratoje ngo abafite intwaro n'iki byose afite abamilisiyoneri kimwe cyose kuki ataraga bitero kuri M23 ngo ikubite gisirikare ukeka se ko batarwana benshi mu baciye batanga ubuhamya nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite naje kugana ivuriro Everlife riramfasha ubu nanjye mfite umwana mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife icyizere cy'ubuzima twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye twizere ko muri amahoro turi kumwe na David Marshal Eugene David ndaho meze neza ni amahoro ni amahoro abantu bamaze iminsi bakumbaza ngo uri hehe nabwo ni David arahari ati cyangwa ubwo M23 itakirwana tugiye kumubura burundu oya buriya jewe abantu bambaza ku binyamakuru bitandukanye navuga ngo niba ari context niba ari circumstance zancengeje cyane mu bya M23 nta nubwo biri muri envie zanjye zo kwifokasinga kuri Kongo ariko kandi urabizi tuye twiganiraho nawe byabaye ngombwa ko nisanga nsobanura ibya M23 cyane ariko nta nubwo ndeterese kuri biriya bintu cyane karinisha Jemba numva wambaza ibyo muri Taiwan ukambaza ibyo muri Ukraine hari amakuru menshi ukambaza ibyo muri West Africa birahari ukambaza ibyo byo muri hehe hose ariko niko amakuru n'umwuga wacu umeze iyo ikintu gitutumbye inkuba ikaza tukibanda kuri iyo ngiyo nk'ubu abantu bibagiye intambara yo muri Sudani kandi rwose muri Sudani ibintu bimeze nabi birimo kurushaho kumera nabi ntabwo rogiye wambwira ngo Kongo M23 n'iki ngo bishyire kuri Marshal ntabwo bishoboka uko ubona abanzi mo gake bazi ko ngira imyuga myinshi nkaho muganga nkaho umunyamakuru nkaho umusesenguzi nkaba n'ibindi wenda navurira kuri izi kamera niko ntajya nkunda no kwitsimba ahantu hamwe ngo nitsimbe kuri topic imwe yego ntabwo nimwe mu binzanamo cyane nta kintu wari wambaza wenda mfiteho amakuru ngo ndeke kugisesengura nibyo ubwo rero abantu bazi ko bambuze gukora muri M23 ahubwo uriho amakuru ageze M23 nibwo iri kurwana ubu oya ntabwo amakuru ya revolution uyarebera mu kurasana y'ingabo zituje nibwo ziba zirimo zirwana byinshi bikomeye ahubwo ubu ngubu abantu bashatse nibwo bakwibaza bate M23 ihugiye mu biki nanjye nicyo nagiye guhera leta ihugiye mu biki nicyo nagiye guhera iyo makuru ndashyushye niba kumaze bahugiye mu biki wa mugari kuko reka nkubwire wumvise ibyo muri kudeta yo muri Gabo ba Dr. Saba yivuzeho baravuga ati wizi next bati aragenda bongo aragenda iki ubundi mu busesenguzi dukoresha ubwenge n'imibare sibyo ni nk'ubuhanuzi ni nka profesi amakuru azaryoha umuntu akubwiye ngo watarazagenda agende
Paul Biya niwe ukurikiyeho agende nibwo kuko isesengura amakuru n'amakuru iyo uhuza amakuru ugahuza na expectations z'ibyavuzwe ukabihuza na factors zihari n'iki byose nicyo bita ubusesenguzi. Urumva ko rero na igihe ari bonga ataragenda ariko murimo musesengura nibwo amakuru aryoha akaba nk'amata by'amavuta yagiye. M23 igihe itarwana igihe leta itarwana igura intwaro yegeranye ibi nibi mukavuga ku byayo iyo bikocoranye mwarabivuze niho amakuru aryoha. Ntabwo rero kuko bituvuga tuvuga ku byabaye uyu munsi cyangwa atari bizabejo ubu si byabaye umunsi mwese yabivuga ubu si na update bwoko ki kudeta yabaye mwese yayivugana ubu wambwira ngo sesengure kuko kudeta yamaze kuba ahubwo nkubwiye iyo imbona kizabaho urumva nibwo isesengura riba riryoshye. Cyangwa se ukambaza wenda tekinike kudeta ziba gute zitegurwa gute bigira gute ibintu nk'ibyo ngibyo nko muri ntabwo mbaje kujya kudeta mise nitanga imbere nk'ubu hari akantu muri Gabon bakoze ntazibagirwa gucunga ibyo bita situation impasse iri muri impasse ni ukuvuga iki ugacunga igihugu kidafite uwo bita perezida uri confirmed uwari uriho yabanje kurambika ibyo arimo ajya abakandida perezida uwo biyamamazaga bigenda gutya na gutya bamucunga igihugu nta muntu kwa perezida atararahira bamukubita kudeta muri kariya kantu nagashya bari abantu bakoze barushije n'abandi bose bakoze amakudeta hariya gusa abo muri Niger bashatse kugakora Bazoum karapfuba bari abatiyane ari bwo cyane yamufashaga bakayipfubya wasanga atari kumufasha ahubwo yarasanze atariyo right time yo kuyikora n'ubundi yarajendaga kuyikora. Ubusanga tumenyereye amakudeta mu gihe cya periode bita UNGA iriya nama UN General Assembly ikunda kubera hariya muri New York mu kwa 9 uziko rero na Habyarimana batewe bayigiyemo urumva niho RPF yatangiye igitero inama ya New York iri mu ihuza abaperezida buri mwaka igenda yisubira mu kwa 9 noneho ahubwo bite nkubwira nakandi mbikuye kuri izi kamera izi kamera mu bantutse kabiri bantutse vuga ngo GOMA izafatwa ntiyafatwa ariko reka mvuge n'ibindi bintu bizaba n'ubone inama ya Loni yo mu kwa 9 kereka perezida bamwe bagira ubwenge ntibagiyeyo ibuzemo indi kudeta muri Afurika iriya nama bahururamo bose mu bagiye mu kwa 9 uzamenye ko Marshal ndumubeshye kuko nabeshye n'undi abantu kufatwa rya GOMA unzo mbomba beshye bwa kabiri kereka nibikengera ntibagiyeyo inama ya unga niko abantu bayita mu magambo UN General Assembly ya New York niba ikaburamo igitambo cy'undi muntu uzaguruka cyangwa bazagurukana abasirikare doraho ndi Marshal ni ukuvuga ngo nibitanaba urumva tentative zo kuyikoreza bazarabayeho. Niba rero ingredient Gabo twabonye indi ingredient yo gukora kudeta yo gucunga umuperezida atararahira mugahita mumukuraho mukavuga ngo dukuyeho amatora ntidukuyeho perezida ngo bakuye byavuye mu matora ntago bakuyeho perezida abagabo urimo kureba abandi basanzwe bakaba basanga opportunity mu nama ya UN ubutaho abantu bazanareba ubwo ko nakandi kinjiye mu makudeta muri context za kudeta ubwo ubutaha abantu bazanareba izi nama mpuzamahanga zibera wenda muri za Russia Africa bajye bacungira aho ngaho turimo kujyana ubutaha abantu bazareba iki se kindi umuntu yavuga wenda abantu batagira gucunga ntabwo ndi umukonsulta w'abaperezida ngo bamenye aho abakora kudeta bazabaturuka ariko ndakubwiza ukuri niba imitekano ya perezida muri Afurika ajya gicungwa mu gihe cy'amatora trust me igiye kwikuba inshuro 7 babone ko entre amatora nuko atangazwa ko ari cyo gihe kibi gikomeye cyane abamwe bungukiyemo muri Gabo abandi bakora uburinzi budasanzwe. Nicyo navuga akandi kantu navuga nuko kugira ngo ntaze kugacikwa sizi ngo urambaza ibiki nuko wenda wari kumbaza uti niyo kudeta nayifashe gute nayitekereje gute no kudeta siri yitekerezaho okay nko kuri radio nayivuzeho cyane ko aho nkora ariko ikintu kinjiyemo gikomeye kigatuma mvuga ngo gisi nanejejwe na kudeta nanejejwe n'ikindi kintu ngiye kukubwira nuko umusaraba wavuye ku bantu bo muri Niger amaso yose yarahanzwe muri Niger yagiye muri Breville ubu ndakubwiza ukuri kuvuga ngo ati n'ubunga agiye gutera ngo nenge ko wasigiye gutera Niger rese nayo itere ntuze itere Breville ntabwo bishoboka so biravuze ngo rero ni ibintu tumaze kumenyera inzige intambara y'inzige yakuweho na COVID-19 COVID-19 ikurwaho na intambara ya Ukraine intambara ya Ukraine izakurwaho yari gukurwaho ya Taiwan urumva
igihe Nancy Pelosi yajyaga muri Taiwan ziturunyana ngira ngo kirya gihe tension yari ikomeye cyane urumva hanyuma kandi uze kunyibutsa neza intambara yo muri Sudani nayo izi kudeta zirimo kuba zisa n'izayisiribanze abantu barayibagirwa none ubu ngubu niyo muri Congo ya M23 niyo muri Congo urumva so mu ijambo rimwe kudeta ya Niger ya Bugambo yasibanganije ibyo kwa Tiani ubu Tiani ahantu twari kumwe kare barimo bashaka gukora katuni ngo y'abantu perezida bari ba televiziyo bareba iriya kudeta yo muri Libreville no kuvuga ngo Tiani ngo yari yicaye imbere ya Furate Dumbuye nawe ari ukomeza none ngo bakoze na groupe ya WhatsApp na amakuru ya nyayose cyangwa ni ibintu babahimba bitabayo ngo barimo gucatinga ngo noneho ngo ubu noneho ngo admin noneho ntuza admin ni Traore muri Burkina Faso mwarimo kuvuga ati shanga tinkoza ka groupe ka WhatsApp ati shyiramo akarimero kawe ati gashyiremo noneho baravuga ati se tubwire se Ngwema General Ngwema Brice nawe tumushyiremo bati baburetse mwana baburetse ture kubiza kumuhira ejo ngo bazamushyiramo mu general yitwa Brice rwose ngo bazamushyiramo urumva ngo bajye bacatinga none bamara gucatinga noneho ngo bafata stati iyo groupe ya WhatsApp urumva kwa kundi nyine groupe ya WhatsApp itushyiraho kavuga uti ugatambagiza link yabashaka kujoininga ngo bashaka kujoininga muri Afrika ahandi bagenda bajoininga nabo bati se ni bande bazasaka kujoininga za Uganda bakajyaho urumva ariko Tshisekedi bamereye nabi bati se Tiani bambaye ciwewe wowe ntabwo wa joininga groupe ahubwo ni kumva havugwa Brazza ntabwo ari cyane nko muri Cameroon na Cameroon iravuga rwose trust me nkubwire n'ikindi cya kabiri maze kubwira ikintu kimwe icya kabiri nubona Paul Biya ari ino bonane akiri ku butegetsi yawundi nabwo uzangarure kuri kamera ako David waretse ibyize ko ibintu wagiye uvuga bitabaye urashaka kunshyiramo n'abandi n'abantu badukurikira reve byihorere ndakubwiza ukuri azasubire kwijya yivuza ibyo abonye bose ngararira weekend party reka duhindukire tugaruke nibi narabikubwiye ibi byaba bagasirikare nakubwira ko baganira buriya kandi urabona bose ni Republican Guard yadutse abarinda bakuru b'ibihugu ubu ro baraganira batese sha wowe wabigenje gute aho ngaho muri Niger yebana genda razindutse maze kuzinduka mbwira abagenzi banje ndabwa ndetse n'ibyagenda gutya umusaza bigenda gutya tubikwa bicamo undi akabahita avuga ati moment barimo gusabana za nimero mpa nimero sha mpa nimero yuriya wa Brice wewe waramutse gute kujya gutekereza biriya yebana nabyutse gutya ngira gutya mbana gutya imeze gutya n'iki n'iki ngese mbikoze byacama ariko hana uzabikoye nayo gutya uzabanza ucunga iki gihe ugire gute ndatekereza ko hari ibintu tuzasoma mu myaka nka 15 cyangwa 20 bitubwira ko nta muntu wakoze kudeta atahamagaye mugenzi muri abazikoze trust me kandi uzayibona David reka tugaruke muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nicyo naringiye guheraho nkubaza aba bantu impande zombi ziri mu biki impande zombi zo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo okay ugizene ariko iyo utakoresha impande zombi kuko uvuze impande zombi uvikanisha ebyiri yego ariko uvuze uti impande zose hazamo nyinshi nuko byanze bikunze ikintu kiri muri Kongo ngira ngo urabizi uyu munsi iri amakuru muri Goma yuko hari umutwe w'abantu bitwa Awazarendo barasanye n'ingabo za Kongo hapfa benshi hakomereka abandi sasa iyo zose ari impamvu nyizanyemo ntabwo M23 iri kuri Goma sibyo ariko kuri Goma hari FARDC hakaba n'utwa Awazarendo nigeze kukuya mu kiganiro umuntu ngo yigeze guhari ifite impyisi bihehe urumva kandi afite ibisembe ati ntukoreho bihehe yindi yahaye ngo prerogative yo kujyana igisembe Nyanza ikageraho yakiriye siko babitwigishaga karinija Kongo akamasa kazamara inka ngo kazivukamo Kongo yakoze mistake navuze mu biganiro nagiye nkubwira yo gufata abantu bita ibirara ingegera marine ziri aho ngaho bakazihereza imbunda bakaziha amasasu urumva zitarakoze military training ngo zijye kuri training zitoza igisirikare abamilisi bari aho ngaho ni nyatura ni urabizi bari abantu bamayimayi bagira amazina menshi uwa Yakutuba uwa Karayiri uwandi byose bose batura aho ngaho Tshisekedi asigara agira umujinya w'umurandura nzuzi arakariye mu 23 sibyo bimuteza kuko iyo ugize umujinya ntago umujinya w'umuntu w'umugabo agomba kumukoresha amakosa nibwo rero yavuze ati
reka mpimbunda aba bandi bose bafashe mu 23 none igihe kirageze kugira ngo nabo bamahindukirane ntabwo FDC ishobora kugira umutekano warafasha abantu bitwa abasiviliyani ukabaha imbunda ngo barirwanaho ngo baririnda turimo kujyana neza utabanje kubanyuza muri training ngo bahe imyitozo kugeza ubwo bageze ku rwego rwo kubagira reserviste umureserviste ni umuntu wabaye trained mu gisirikare cyangwa wakoze igisirikare akakivamo aha mpamvu bikosoye gutya no kushobora ko umureserviste yanyuze mu gisirikare cyara kurokrise nk'umureserviste yego uri umusore uri muto ukajya mu gisirikare ariko muri cadre yo muri reserve force none ubaye muri reserve force uri gisambo nka general Mugabo ubaye mu general ubaye mu reserve force uri umuntu wo muri Nyatura yatorwe na FDLR uyu munsi rero byavuzwe yuko aba bantu bo muri iyo Wazalendo hari uburyo bw'imyemerere ya kidini ndetse n'imihango y'amadini ya kera ashingiye ku muco karande wa Kongo bafite n'umuntu bayobora urumva ngo bashatse kubyukira mu myigaragambyo yo kwamagana ingabo za East African Regional Force ndetse na MONUSCO ibyo babishatse kubikora ibyo bita force de l'ordre cyangwa se ni polisi ya Kongo n'igisirikare baza kubihosha kugwamo barenga 10 gutyo kuzamuka hapamo n'abo mu nzego z'umutekano wa Kongo bivuze ngo rero iki ni ikintu n'ubundi Tshisekedi atigeze atekereza ariko kizaba no mu zindi ntara kiba no mu tundi turere kandi iriya ntambara neza bikomeye cyane kubera iki barwanisha imbunda yabahaye turimo kujyana basanganywe indiscipline n'iki bintu nk'ibyo ngibyo niko gucakira na FARDC rero FARDC kugira ngo izikureho bariya bintu bizayigora cyane hano mu Rwanda ngagiye cyageze hagati ya 91 na 93 nta kubeshya uza kubona ko urwego rw'intera hamwe n'abasedere okay nabandi ndabashyiramo ariko bambabarire abakombozi abitwaga abajideri ba MDR ni abantu bagaragaraga cyane genda nkiri muto ariko narabonye bageze ku rwego rwaho bashobora kubona gukora controle ku mitwe y'abasirikare exfare na gendarmerie ku buryo GP hita bakayisaka atari abasirikare njya mbwira abantu iyo mvuga ibi ngibi ni nk'uko wajya nko muri Nyabugogo ukabona marine zibye umuntu telefone panda gari yaza zikayihagarika zikayisaba ibyangombwa kugira ngo umuntu iki kiganiro yumva ku kajagari ukuntu kaba kameze ariko bivuze ngo iki bivuze ngo iyo marine yabahawe iki ubu marine ukwiyemera na leta kubera inyungu zayo runaka ntago ari ubwigomeke yabikoze ni ibintu yabahawe nk'uburenganzira nk'uko nkubwiye ngo MND bakoraga ibyo bakora buri amabisi ayo na Tracom bakora ibyo bishikora byose leta yagize gutera yabahaye ibyo byangombwa kuko MND yari kwishyaka ishyaka ryari ku butegetsi muri icyo gihe kandi gutandukanya ishyaka ku butegetsi n'ubutegetsi biragoye cyane so dutanze zongero kubera iki rero Kongo baragiye bafata abantu bingegera nk'izo ngizo militias urumva babaha imbunda babaha ibikoresho babaha ibyangombwa none uraza kubabwira ngo ntago bigaragambya kandi biyumva nk'abari bafite over confidence iri hejuru y'abasirikare barakurasa urufaya ntacyo bagendeyeho kuko muri tekinike zo kurasa urasuzi na angle urasama dufata urugero ushobora kuvuga ngo ugiye kurasa isasu ariko iyo uri umuntu wize ibyo kurasa uratekereza inyuma iryo sasu rigenda metero zingahe wenda ni kilometero inyuma y'icyo kilometero hagati ya kilometero naho uhagaze harimo isoko harimo amazu harakorerwa ishuri hakinirwa abana ibyo byose nk'umuntu wize iby'iseka agomba kubitekerezaho ntabwo ureba urasa mu metero 100 urareba ko ryanamucamo cyangwa rikamuca no ku mutwe rigakomeza rijya ahandi rigahungabanya abandi bantu benshi ntabwo umuzarendo ibyo ngibyo abizi ntabwo ari bunde kubijyamo isasu ry'umuzarendo rica abantu nk'icumi ariko isasu ry'umusirikare w'igisirikare afite imibare amaze gukora niba kuko ari umusirikare professionnel none ugiye kubabuza kwigaragambya at least leta yagomba kubareka bakigaragambya bakamagana iyo MONUSCO bakamagana iyo EAC bakitahira amahoro bari kumwe na pasiteri wabo witwa Bisimwa Ephraim bari kumwe na Bisimwa Ephraim none bapgiye ngo mugiye kubahiriza ordre ku bantu batagira ordre niko kubateye mu polisi mu baramwica niko polisi yabarashemo constant maze avuga ayo magambo arimo kuvuga n'ibintu nk'ibyo ngibyo so no kuvuga iki rero iyo ufasha abantu baba civil ukabaha imbunda ni nkuko wafata na gitari ukabantu batayizi ibyo bagucurangira uwo muziki sizano wawumvira ni nkuko wafata abafundi ukavuga ngo nibajye kubaka quartier chic iriyo estate umudugudu ugezeho ati umuntu wese utaranyuze muri TVT n'urugero genda ujye kubaka uriya umudugudu wamera gute ni nkuko wafata abanyamakuru abantu batize utangaza amakuru wenda bizi ibindi bintu nk'abashumba utubide kuri za mikoro mujye gusesengura isesengura baguha ni isesengura rimeze gute nta buhanga bafite nta tactique nta technique bafite mu gukora ibyo ngibyo Kongo rero ni rusomera rwishigishiye yahaye rufite ibihehe ntihagarariye irye na bada ahubwo sije kukubeshya
Kongo izaraswa. Ndibuka mu Rwanda muri 90 na kangahe maybe 96 gutyo birashoboka abantu bazanyibutse nibwo higeze guca hitangazo kuri radio Rwanda ndibwira abantu ngo umuntu wese ufite imbunda nayijyane ku buyobozi bumwegereye babaha n'igihe ntabwo ndumva ari cyumwe babaha ndabyibuka avuga ko uwo bazayisangana nyuma y'icyo gihe azabibazwa n'amategeko icyo gihe bafataga ibi grenade ibisa ukabona umuntu afite nk'ikimashini igana mu bitugu akijyanya ku buyobozi urumva birakubwira ngo rero habayeho leta yatanze imbunda abantu batazemerewe none ndi leta igiye ku mugogoro kubwira abantu ngo muzizane kuko no kuzisaka byabagaho byo bitaga code and search ukabona abantu babyukiye abasirikare babyuze baze bagosa quartier bazisaka none Kongo irimo gukina imikino yo gutanga imbunda sibyo iribwira ngo igihe kizagera ryari ibabwira abantu ngo bazigarure ese bazayemerera niba batayemereye rero bazarasana nyine bazarasana noneho ya belligérance nakubwiye unavuga ngo wivuge bombi uvuge benshi bose bo muri Kongo usange Kongo Tshisekedi arimo kurwana na FARDC ifite discipline inagoye kugenzura usange irimo kurwana na wazalendo abo ngabo bahawe imbunda usanga irimo kurwana na M23 sibyo Kongo ibe gatogo n'ubundi nakubwiye ngo uzankoresha ikiganiro kibaza ku ngingo tutari kubonera igisubizo yo kuvuga ngo n'undi ndabwiye abantu ko Kongo ikeneye amahoro n'ubundi ndabwiye abantu ko Kongo ikeneye umutekano ahubwo Kongo ibonye umutekano cyo cyaba ari ikibazo donc ni Kongo ibona umutekano uzafate kamera yawe uzigire nk'eshanu ukora ayo makuru ariko igihe ifite umutekano it doesn't make news wagira ngo n'ibyo gifite akadarvayo kuko nk'urugero hari ndi element mutari muvuga muri Kongo umunsi wa mercenaires nka mercenaires muri Kongo wene nka Kongo yabambuye bakabura amafaranga bizagenda gute ikigega cyajemo ikibazo urabizi guhemba abakozi bijya bitinda bari ba mercenaires bariyo buriya mu France ukabura nk'imishahara yabo hanyuma umunsi akandi kantu najya mvuga ngo ndashaka nuko tudevelopa cyane umunsi Kongo na FDLR byazataye urunyana bagashwana ko FDLR ishobora kuzakura ubutegetsi bwa Kongo ikabushwanya gusa kuko FDLR zakora imibare isanga ishobora gukandira ku Rwanda urumva ariko isanga abakongomani n'iki byose birashoboka arya n'ikinshasi ibayo cyangwa iba hano mu burasirazuba ariko yajyayo yaburayo gutese buriya hari ukuntu itaburayo kubera ko niba babemerana ushobora kuvuga uti ntabwo bari mu bakomanda bazwi ariko bari mu bakonsitero mu advisors babayo byanze bikunze ntabwo baburayo baba ari abakire baba ari abakomanda babo bajyayo so ni ibintu byinshi rero byo muri Kongo nakaduruvayo cyahabaye uyu munsi nakavuyo bateje ariko navuga ngo karacyari gakeya ukurikije agakenewe kuko ntabwo barayihindukirana bazayihindukirana singiye kukubeshya umutekano ko nguri kure cyane David hanyuma natangiye nibaza ubu M23 yo iri mu biki ko amakuru deheruka ya nyuma twaherukaga kuvugana bavuga ko ishobora kuba yaracitsemo ibice tuza kuvugana na Wiringoma arabihakana ariko still ntago umuntu azi ngo ubu hari kubiki mu gihe kandi amatora yari kwegereza no mu gihe ibikorwa nk'ibi turi kubyumva bivugwamo FDLR bivugwamo ibo bigaragambye bivugwamo barashe bawazalendo hari kubiki mu byukuri kuri M23 hari akantu kanje mu bitekerezo tutanze kugira ngo nse nkubisegura muri iki kiganiro dukora iriya content yuko muri M23 ashobora kwacitsemo ibice nabonye n'abantu benshi bamvumira ku gahera jewe nigiye wibarije muri M23 urumva ibibazo bafite bibahanze barimo kurwana nabyo icyo kibazo mbajije sibyo etipe ya communication muri M23 bambwira ko mu bintu bahanganya nabyo ku rugamba bisa nkaho bidashyushye cyane ko ikibazo gihari ahubwo leta yazamuye ibinyoma byo kubeshya abantu ko M23 acitse ibice iriya topic twayikoze iva yo zabunagara nahe hose n'iki byose ntabwo ariko twayihanze turimo kujyana rero ikiri muri M23 uyu munsi ni uguhangana n'ibyo bitero bitari amasasu bitari n'iki byose ahubwo byagiye muri cadre politique na diplomatie yo kuvuga ngo M23 acitse ibice biva kuri guverinoma intambara yavuye ku masasu ijya ku magambo ibyo byose nibyo kandi jewe ntabwo navuga ngo abo bantu mu M23 bavugaga ko leta irimo kubagaho bitero bikoresheje itangazamakuru rikoresha ibinyoma ngo mvuge ngo byazamukiye ku busa burya kijya kubikihuha ariko cyabanje kugeragezwa bishoboka ko nyuma y'uko Tshisekedi abonye ko Kabila yarwanishije intwaro yo gucamo ibice mu M23 ndetse no kubita abanyarwanda kubita uko ashaka n'iki byose
kandi iyo turufu yo kwita M23 abanyarwanda no mu iryo tangazo rya guverineri ya Nord Kivu ubonye ko avuga ngo M23 RDF. Tshisekedi iyo turufu yayifashe mu biganza, ariko iyo yasigaje inyuma niyo gukoresha tekiniki zishoboka zose kugira ngo niminakunda M23 nayo ayice bibice, kuko nayo yagiye igaragaza abasirikare bavuye muri FARDC baza muri M23. Tshisekedi nashobora kuvuga ati iyi turufu yarariye yo kwangisha abantu u Rwanda n'ibijyanye n'abanyarwanda n'iki byose, ariko dusimbukiye no ku yindi yo kubaca bibice. So ntabwo rero byaza kubihuha gusa, bishobora kuba mu rugamba ruri hari ubu ngubu tutumva rw'amasasu buri umwe wese ashaka kwigarura undi mu bitekerezo. Bivuze ngo Tshisekedi ashobora kuba yarashoye amafaranga menshi yo kubagiza amahirwe yabona n'abarokurita bavuye muri M23, kuko abantu batuje bafite za WhatsApp, bafite iki n'iki, umusirikare utari ku rugamba kumurokirita biroroshye, ahugiye mu bikize kindi, atari ku ikosi wenda yarapasinze, ari kuri izo WhatsApp arakukubita link rero wakwiziye twaguha ibi n'ibi. Igihe rero kuri ubu ngubu birashoboka kuba barimo ushaka kwigarurirana mu buryo bw'ibitekerezo kugira ngo nibanarwana bazararwana, ariko bamwe barabanje kumanipira abandi, kandi impande zose zirabikora. Ari M23 iba yifuza kubona nk'umujenerali wavuye muri FARDC, ari FARDC iba yifuza kubona nk'umukoloneli wavuye muri M23. Ibyo byose ni ibintu biba bishoboka. Nkatekereza ko rero ntabwo tubona abantu barasana ubu ngubu, wenda barimo kwitoza, urumva, kandi mu kwitoza kundi, kuko muri Kongo azaba amatora ku itariki 20/12 uyu mwaka azaba agomba kuba byanze bikunze, ano matora azaba aho atazaba nari muri Tete siege ituri na Kivu ashobora kutaba. Ibyo ni ibisanzwe, nuko akabira ntabwo yabaye yose, harahatabaye kuba ari kurabibona kuba byanze bikunze ano matora azaba, kuko ari M23 yanze kurwana kugira ngo idahungabanya amatora, ari leta yanga gutera M23 kugira ngo idahungabanya amatora. Buri mwose arimo gukubita ipiyo akareba agasanga umwe uri buvuruga ya matora, isi iramureba nabi ukuntu. Kandi nkakubwira ko na Tshisekedi yarebaye amakuru atagenda aba, urumva, muri West Africa gukinisha kwimura amatora. Wenda ngoreka ntere M23 turwane shyireho declarewa yimura amatora y'iminsi bacyuho y'imyaka nk'ibiri cyangwa 3 ayi profit. Ashobora no kuvuga ati kiriya kijisho cyaciwe we, urumva, cyangwa se cyabakabira bahoze ku butegetsi bafite n'amaboko mu gisirikare, akavuga ati nashobora kuza muri uyu muyaga n'inkubi, sibyo, nkaba mbonye ikintu kinkungabanya bakamurya da byose. Se ururiya abandi rwo rwamurya se umuntu ntari kuri Afurika. Bivuze ngo agomba kuyitondamo, sibyo, bivuze ngo na M23 igomba kuyitondamo kugira ngo isi yose itavuga ngo mwasubiye inyuma musaba kujyana n'aho kuhajya mugaruye intambara. Kandi imirwanire ya M23 niyo yakabaye impamvu Tshisekedi yakuraho kuvuga ati ntabwo tutora turi mu ntambara. Bivuze ngo rero M23 ashaka guha intsinzi cyangwa intsinzwe Tshisekedi yo kuvuga ngo azatsindirwe mu matora ntazatugweho cyangwa azayatsinde. Niyo nashaka kugeraho rero. Ubu ngubu projection iri muri Kongo barimo guprojecta nyuma y'amatora, umwe yatsinze Tshisekedi cyangwa yatsinzwe M23, tuzumvikana n'uzatsinda Tshisekedi cyangwa Tshisekedi azagarura umutima utari wasanganywe amaze gutsinda amatora. Kubera iki? Azamaze kubona nane kumanda, kandi iturufu yo kuvuga ibyo ashatse no kugira gute imuhesheje manda igihe azaba yatsinze. Ntabwo Tshisekedi rero dufite uyu munsi amaze kubona yicaye ku ntebe amaze kurahira nyuma y'amatora ashobora gutsinda yagarura ibitekerezo nk'ibyo afite uyu munsi. Oya, muri manda ya kabiri ukazi ko nta ya gatatu ategereje, aza afite umutima wo kuba yananegosiya na M23. Ati nibyo ntemeraga mbere, ubu ndabyemera basaza kwigeza no kuba n'inshuti, kuko populisme izagabanuka. Populisme iza kubera iki? Izishaka kugira ngo bazagutore. None turufu yo gutuka u Rwanda M23 n'ikiza bayamutoresheje. Icyo gihe rero muri manda ya kabiri usigaye guharanira kuvuga ngo bari abajama ko tugeze kwicarana nta kintu twakumvikana cyakemura ikibazo cyabo. Icyo ni icyambere, ugasiga undi murage. Ikindi kintu cya kabiri, aho kugira ngo yitorerwa akamanda k'imyaka 5 ugakugaho n'urusoro n'induru y'amasasu n'ibibombe n'iki byose, wasigara ugasigasira kugira ngo ukuremo akabano ko muzabukuru. Bivuze ngo Tshisekedi ubu arapinga M23, aratuka ibihugu, aragira gute, biri mu burenganzira bwe, niko bakina diplomasi. Ariko Tshisekedi B nyuma y'amatora azaza noneho ari umudiplomate uri ku rwego rwo hejuru, abwire M23 ati mwari muzi n'ibindi, babagaburire, babahe icyo kunywa, babahe icyo kugira gute, na ya brigade nanze ko muvanga, ni muvange mushyire umutekano wanyu. Ya FDLR twapfaga n'u Rwanda, umva we muhambire mujye mutobo iwanyu ntabwo muhazi. Populism izabagiye hasi. Ntekereza ko bose barimo gupanga kuvuga ngo mu gihe kiri post elections umwe wese azitwara gute, M23 tuzitwara gute, ndetse kugeza abantu baba pessimiste ariko barenze uko babitekereza. Bashobora kuba bavuga bati nta n'uwanamenya
Tshisekedi na M23 bari bafite ukuntu bapanze ibi bintu tuzumvi muteza akavuyo tuzumvikana nyuma y'amatora byera aho bigeze uyu munsi nta kintu ntacyemera byose birashoboka. Tshisekedi na M23 bashobora bafite imikino agakino barimo tutazi. Wabonye ishyamba zitonda kuriya zitonda se wazibisabye ntubyemera nyine ndabizi kutabyemera ubu ngubu ariko n'ukugiye ntabyumva ariko isahani igeze uyu munsi ijya wemera ibintu utashobora kwegereza umutima. Mapu yabo ishobora kuba imeze gutya bakavuga bati ni mwe muretse natwe mwe mugize gute urumva ariko Karinija nta bundi wewe wigeze ubona umuntu muri aka karere ibintu Tshisekedi akora urumva birenze kure ibyo Uganda yakorera mu Rwanda. Dufata urugero kuko Tshisekedi yageze ku rwego rwo gutumira abantu barwanya u Rwanda ngo bakoreshe inama yifotoza na Bagasana Richard yifotoza n'abandi yandi sibyo buriya none imipaka iracyakora nta mipaka irimo gusanwa ngo iditerweho indabyo ngo igire gutera ariko narigiye kuvuga ariko nakumvise ni nka bundi buho umuntu yishongora ku Rwanda bikagenda neza ntitube tunamubara mu mibare nk'aya ba bongo shareke ibyo bamuvuga n'ibiki ntabwo narenza aho ngaho. Politiki duhisha byinshi kandi tukazabisoma mu gihe amadosiye confidentiel azabashyizwe hanze ubundi abadekarasifiye mu myaka niko babivuga mu myaka 20. Amakuru turimo gusesengura uyu munsi muri 2040 abantu bazaba basesengura nde urebe ukuntu abantu bashobora kugira gutya bagakundana urumamo neza ibintu kagira umuntu azajya gusoma igitabo cy'isigamigani cy'urumamo ruvuze. David ubu ntitwasoreza twasoza nagira ngo tumenye gusa ni ibiki biri kubera hariya ejo cyangwa ejo bundi biraza kugenda biti byaho ibiri muri Kongo ni ibyo ngibyo nta bintu birenze urumva. Gusa nabonye perezida w'u Burundi avuye muri Kongo yego banagiranye military cooperations hagati ya Kongo n'u Burundi. Byagaragaye ko abatekereza ko East Africa izakinjura ikava muri Kongo bigoye cyane kuba yahavita koza akazi kayijyanye. Twumvise amagambo minsi itambutse ya perezida Museveni bavuga kuri M23 tuvuge batabombeke bavuze kuri M23 ushatse kuvuga yuko M23 iri muri Kongo mu buryo butarimo umugambi muremure w'ikigamijwe waba wibeshye kandi izarangira igeze ku kishaka kugeraho. Ntumbaze ngo ni igiki urumva ahubwo plan yashyizweho nande designinzwe nande ibyo byose M23 irimo nka ro principal nk'umukinnyi uri principal ariko urebye isi ifite ukuntu yumva iyi ntambara M23 irimo isi mvuga n'aba bantu bo muri New World Order ushyiremo Washington ushyiremo Londres ushyiremo Paris ntabwo urumva umuntu yopoza kuri M23 ubona ko M23 ko biri kose na filozofi yayo n'imirwanire n'iki byose ibintu nk'ibyo singiye kukubeshya bafite ikintu bashaka kuzahindura muri Kongo n'imitegekere yayo kandi M23 bizarangira itsinzi no ntambara imeze nk'iri ku mutogoto no kwijambo rya nyirayo itsinzi intambara yo guhirika ubutegetsi itsinzi intambara yo kwegura yabona ubutaka bwawe yigengaho bashaka gucamo Kongo ibice igihe runaka bikazagerwaho urumva byose M23 ntago ari akantu gakoroshye cyane ntago ari mboni miri hariya gusa ngo ntabwo wambwira ngo za Amerika zaciye bugufi za Paris zica bugufi Londres ntigi navuga ngo nta mugambi uri muri Kongo urumva byanze bikunze na Tshisekedi nakubwiraga ashobora kuba ari muri iyo game twe tutabizi. So M23 ndigwanira bizi Tshisekedi ibintu yigwa yivugisha arabizi afite n'abantu babiziranyeho twege abaturage ntabwo bitubwira urumva kuko babitubwiye wavuga uti nkanyuma mu buhungiro Tshisekedi ubizi nkanyuma muri nkambi ya deplacement ubizi kurimo wijijisha wiri gutuka u Rwanda ugira gute kandi wenda mufite wenda n'izindi nzira munyuramo mukaganira urumva umuntu uvuga ko Tshisekedi ashobora kuba akora ibyo atazi M23 kabisubije itazi byikora aribeshya. Uno mugambi wo kugira ikintu gihinduka muri Kongo nibyo nakubwiye ni umugambi muremure cyane kandi ufite abantu baburi inyuma bafite imbaraga. So rero ushushanga ukavuga uti Kongo ntibarwana ntibagize gute ibintu nk'ibyo ariko ibyo barimo barabizi impamvu nabikora batuje bari pause wigeze ubona M23 idasinziriye ngo Sadek ngizagira gute buriya seka kubaze Karinija umuntu wazaje Tabombeke kuvuga ari amagambo yaramukuye he ugira ngo Tabombeke yazavuga ari amagambo agahitanya na Museveni
urumva nk'abanyamurenge bavuga ikinyarwanda kuva na kera mu butu yanze gutunganya ibyabo barimo guhanira uburenganzira bwabo tagomba kizana umuntu uri simple kazana muhozi kayinira uvuga uti umuntu uzakora kuri M23 none si byo ngibyo none abasore birirwa bitembera mu ndege bajya muri za state house hako naravuze umuntu ibyihebe bijya muri za presidence gutembera bagiye muri state house ya Mombasa bagiye muri Rwanda urumva aba bantu gahunda yabiriho ni mu bihorere ni kiyasi cyo kumenya ngo bizagenda gutengera igihe ki urumva ariko ibyo barimo barabizi kandi hari bakibamba bafite no plan kuko nta plan nta kintu kiba kidafite umugambi bitameze gutyo rero M23 bararwanye igeze nka Uvira nk'abasazi sibyo cyangwa Tshisekedi yarayiteye ese Tshisekedi kari umugabo w'ikirenga ngabo za Kongo akaba yaratoje ngo abafite intwaro n'iki byose afite abamilisiyoneri kimwe cyose kuki ataraga bitero kuri M23 ngo ikubite gisirikare ukeka se ko batarwana barwana rega Kongo ifite abasirikare ariko se kubera iki reba Angola yigeze kwangizazana abasirikare ngo bo kurinda kantonoma ya ntuza nene kishinga amategeko ya Angola irabyemeza babuze indege bagurukamo Sadek ikubise mu gatuza kubona ryari byarayicanze kugeza na n'ubu ko nta kirakora basasunga so baragurutse bahikirema kayinde baragurutse bande yande baburiye indege abantu baraho ngaho gusa barabeshya twega abaturage tumenya bikeya nta nyeshyamba irwana ituje kuriya idafite ijambo iriho kandi ijambo rya mbere bariho ni ukuri kw'ibyo barwanira ariko Kongo ingana kuriya ikingana kuriya urumva jambo na bitazakunda ubuse za Yugoslavia nizaciyemo ibice za Ethiopia zanganaga kuriya se ese Sudan yanganaga kuriya Kongo se niki nubundi Berlin bicaye bashaka guca mu bice Kongo ntago ari Afrika bashakaga n'ubu Kongo baracyayishaka sibyo Kongo rero ibyayo na M23 reka twicecekere tuzareba gusa ntago ino myaka itanu iri imbere izashira uyu munsi nakuze gutanga amasezerano izashira bya Kongo bidasobanutse byanze bikunze bizasobanuka kandi dusoza kugira ngo izashire hamwe uko bimeze ntago byoroshye Kongo byanze bikunze aba leta iri federale cyangwa se izi za Kivu zazavamo agace kigenga kandi abanyamaboko babirimo bazabigeraho nuko bimeze Dave urakoze cyane reka tugushimire murakoze cyane namwe n'abadukurikira yego mwakoze namwe tubifurize kumererwa neza kandi uwakane mwiza bye iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu temuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare